ubwo ibyo bintu bitekerejeho nibwo namuhamagaye ndamutekerereza ubwo nawe aranje nyine ansubiza n'abarambwira ati se barinze bajya kugufunga kare kose uza no kumumagara ukambwira nawe se ukumva utarakoze amakosa nk'umuntu wari uzi kwa Rusine koko umuntu uzi ko twagiye tugukorera ibintu bitandukanye n'ubundi bakimara kukwiba wari guhita uduhamagara ngiye kumena umuti kuyikaye none nimara kumena umuti kuyikaye uyu mwana wayinzaniye arawuhanagura wa muti nyuma haraza kugaragara umuntu wamwibye agaragara mu ikaye se nk'iyikaye reka mpaguruke mzirebere mutaza no kumbeshya uramubona aramubona kamaguruke mzirebere neza rwose inkweto bazikuyemo nyozo ko mbatara amakosa yawe nyine n'ubujiji uyu muti shizeho se witwa gute nanjye uyu muti se umuti nshizeho umuti nshizeho nuwo kunyereka umujura wibye urashakisha ubu gushakisha y'umujura wamwibye umuti gushakisha zana akaboko k'iburyo karambike ahangaha nanjye ndaba ndeba tu ngaho sisibiranya ukoresha ico kiganza sisibiranya cyane karabaye sisibiranya cyane sekuru gutinya hose hano hose na hano hasi Kagabi ni ibiki ndi kubona na hano hasi ari kugenda haza amagambo si uyu muti se ye kugenda komeza naho hasi ko ntangira kubona bigaragara ari kugenda haza niba ari izina y'abamwana ndekere ushaka urekera aho ngaho nese ko karabaye noneho abazi gusoma nimusome umuntu waba yaramwibye abazi gusoma nimusome umuntu waba waramwibye uwakwibye kwa Muhire yitwa Muhire uramuzi muratubwiye ngo noneho mugiye kutwereka isura ye nubwo mbona ikaye irimo umutima uyibitse nkibaza rero isura yo murayimwereka gute uwo muntu wabikoze wo muramumwereka muti ni ubuhanga dukoresha tugiye kubibereka ku mugaragaro mwese mubireba yego reka mbaho mwanya rwose mu bitwereke nabyo kuko ibyo maze kubonera ahangahe ibintu n'ubwo bakubona kuno ikaye izanye ibintu nyine bidasobanutse ngaho karaba nese amazi aragira karaba suminga ibintu ndi kubona amazi aba mutuku gute none se numwe kwari umuti se none niki n'umuti dukoresha bya bintu yakubaga mu ikaye nibyo uri kuba amaraso gutya se ubu ni umuti dukoresha gusa none ibintu muri kunkorera uyu munsi ni ibiki amazi nabonaga amazi ya Nili mazima singariya se wakuruye izina rye niwe ushyize mu mazi tugiye gukurura isura ye isura ya abo maraso gutya kubera ko wasigaye mu biganza bye n'ubundi turambwiye nakarabe muri aya mazi Muhi dushaka isura yawe Muhi dushaka isura yawe Muhi wabibonye Muhi ukureba uri kubireba ngo namubonye we noyo nguye uramuzi ndamuzi we mana we uramuzi Muhire Nombore gurukunde kubabara ndapfuye we ndapfuye Kaganga uramuzi nago ngewe ndapfuye ndi kubabara Kaganga uramuzi Kaganga mukubwire buretse ku Muhire Kaganga uramuzi mwakoranaga ndamuzi gute mu ndwara tuvura indwara nyinshi pe uburozi ubwoko bwose bw'amarozi turabuvura nanone tukavura ku bintu bijyanye no gutera akabariro ku bafite ibyo bibazo turabafasha ku bagabo bafite ubugabo butoya bifuza kugira ubugabo kuba umugabo nyamugabo niko navuga ibyo nabyo turabikora noneho tuvura n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ibintu bijyanye n'amatirikomonanse imitezi ibyo nabyo turabivura uretse sida ubwo muzehe nanone mwabonye nk'ibi twakoze byo kubamujura turashika pe tukamenya wakugiriye nabi haba wakuroze haba wakwibye ibyo byose turabakurura tukabyerekana abari hanze nanone ikintu tubafasha
bari kure yacu tubavurira, iyo dufite ifoto yawe n'amazina yawe turagukorera. Ni ukuvuga ngo iyo uri hanze dufite nimero zacu dukoresha kuri WhatsApp, utwohereza ifoto yawe n'amazina yawe tukagufasha rwose kandi ugakira. Yes, bakunzi bacu mbahaye ikaze aho muri mu mpande zitandukanye z'isi, twizere ko mumeze neza cyane kandi twizere ko mwatangiye umwaka ari amahoro. Uyu munsi rero tukaba tubazaniye abantu musanzwe muzi mu bintu byinshi bitandukanye, umuryango wo kwa Rusine abenshi murawuzi, ndetse na Kaganga, abantu mukurikirana imbuga nkoranyambaga zitandukanye, mumaze iminsi mwumva ibintu byagiye mubaho byinshi bitandukanye, ibyiza n'ibibi. Murabizi ko iyi si yacu ni uruvange, ariko byinshi araza kubyivugira. Ahubwo reka mbanze ikaze babanze banadusuhuze banabifurize umwaka mushya. Reka mpere kuri nyir'urugo muzehe mukuru. Muraho neza? Muraho namwe? Nitwa Rusine Jean Bosco, akaba ndi muganga w'ikinyarwanda. Murakoze. Rusi, umwaka mushya muhire. Tuwusangire twese. Twari duherukanye. Yego, twari tubasuye rero nk'ibisanzwe. Nacyo na mukobwa wawe yabanza akatwibwira agasuhuza n'abantu mbere ko dutangira. Muraho neza? Muraho namwe? Mwaka mushya muhire. Yego, kuri twese. Yego, nanjye nitwa Imana Christine, nkaba umukobwa wa Rusine. Yego, rero mukaba mufite umushyitsi wabagendereye kuri uyu munsi, ari nawe watubwiye ati mumperekeze mungeze ko wa musaza hari ibintu nshaka ko amfasha, akaba ari n'impamvu turi hano. Nawe yakibwira abadukurikiye nubwo bamuzi, ariko intore irivuga ndetse akanabasuhuza. Ya mbere na mbere mbanje kwifuriza umwaka muhire abo turi ku mwaka kanya, ndetse n'abandi bari hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye. Mbifuriza umwaka mushya muhire aho bari hose. Yego, babwira ati kabisa aho bari ni abantu tubana cyane buri munsi, muri mbega famiye Kaganga na Muhoza turabasuhuje muri rusange. Yego, famiye Kaganga na Muhoza abenshi barayizi cyane. Rero Rusine abenshi barakuzi, nta byinshi ndi bukubaza uyu munsi, bazi ibyo ukora, bazi n'akazi kawe. Impamvu nyamukuru ndahangaha nazanye na Kaganga, wenda abatazi inkuru za Kaganga n'uyu muryango bazi umufasha kera. Kaganga yarabuze urubyaro, Kaganga afite ibibazo bitandukanye, umufasha kubona urubyaro, uramuvura arakira, ndetse hari n'ibigano byagiye bitambuka mwagiye no gusura n'umwana. Ni byinshi wenda bazagenda babibona, abazi ubuvuzi bwawe barakuzi. Uyu munsi rero Kaganga yavuze ati mumperekeze tujyane kwa Rusine, hari ibintu nshaka kamfasha. Nyuma y'ibibazo hari amazi iminsi anyuramo, afungurwa, ni byinshi wenda arabigusobanurira. Niyo mpamvu nagusabye umwanya ngo tuganire. Kaganga nkaba ngiye kumuha umwanya akagusobanurira ikimugenza n'icyifuzo cye, ukumva nimba ari icyo wamufasha, byakunda kumufasha ukakimufasha. Ya ikintu rero cye cyanzanye nuko ngo mbonane na muze muganga. Ubushize bwo we naramuganije nye mutekeze ko ibintu bye byagenze, ariko n'abandi bantu bose baba barayibonye cyangwa banabyumvisha sinzi. Gusa mu byo ninamutekereje, kuko mu minsi yashize baramfunze, bamfunga bamora, kuko na ahantu nemaze iminsi nakazi nayo mfite, nza kubona akazi ahantu barimo bubaka inzu. Kuko nagezeyo bansaba, bashakaga umuyede, bashaka abayede ndetse n'abantu n'umuntu uzajya urinda aho ngaho ibikoresho. Ngiye nza kusaba ako kazi ko magaziniye, ariko ngezeho n'ako kazi bakamaye, ndabwira ati n'ikiyede mukime nagikora, barabinyemerera. Noneho akazi barakama, kuzankora ikiyede kuma kuba bimbaga amafaranga 2500 ku munsi, bakamimbera no mu magazine nabwo 2500, byose nkabikora icyarimwe. Akazi nkakoze ku munsi wa mbere wa kabiri, baza kwa none bashaka n'umuzamu, nza kwegera nyiri kubakije, nambwa rero naka kazi ukamaye nagakora, kuko nge numva ko nshaka amafaranga, ko n'inzu nabagamo n'inzu yari ihenze cyane kwa ngo nzabona amafaranga. Abanza kubyanga, nyine nambwira ati ntago wakora akazi, ntago wakora ku manywa, ukora ikiyede no mu magazine cyari mu gukora nijoro. Nge mwumvisha buryo kindi nge nabishobora nta kibazo.
ubwo aranje narabyemera ko yanyemera 30 akazamembera ngaye kiyede cya kumanwa akamembera ngaye mu magaziniye ndetse no gukora iki izamu rya nimugoroba arabinyemerera akazi kuko batangiyemo barasiza ikibanza barasiza amaze gusiza uwo munsi ko nanjye nakoze barangije umunsi wa kabiri ari umunsi wa gatatu baza kubena ibikoresho bagomba gukoresha aho ngaho amasima ndetse n'ibindi ibikoresho barabizana bazana amasima bagomba gukoresha bamena n'amabuye n'imicanga ndakora nkazajya nkora n'ubuzamu ibintu byose mbikora noneho bije kugera hashizemo nk'icyumweru n'iminsi baza kuza n'ibindi bikoresho bya kabiri kuko inzu yo yari igiye kuzura bisa yuko bashyira nuza inzugi bazana inzugi bazana amatiyo yo muri toilette n'imbere bazanamo ayo matiyo barayazanye bazanamo n'amasoke bagomba kwestaramo n'udutiyo turiya twa estarasiyo by'umuriro barangije baraza babirunda aho ngaho amasima nayo yari arimo iryo joro nibwo nakoze ku manywa byize nka nimugoroba ndataha ndyotse nkigera gutya nsa no kuko nari naryamye inyuma y'amasima mbona hanze mbona ni mu mwijima ndazi ko naryamye nyinze nuko ngiye kwa mbona inzogi ahantu zezegetse hepfo ntazirimo ndebye amadirishya ari mbona nari ariko ngira ngo ni nk'ibintu by'inzozi kubyumvisha birangora kuyambyake nyine ntago kukane se mbitekereza nsohoka hanze nyine ngiye nkagira ngo wenda kuko numva ko niba ndi mu nzozi niba ndi muki ni ibintu ntago napfaga guhita mbyumva kuko ntago nese mbasha kuba nyine nabo ni ibintu nabonye binunguye nuko mbanza nyine kwicara hanze numva nyine mu mutwe sinzi ukuntu umeze ndicara ndatuza ninjira mu nzu ngo ndebe neza mbona ahubwo ibyo nabonaga nabuze kuko n'ubundi konje ntago nyine numva ari nk'ibintu by'inzozi ndikura kandi nanabyutse kugira ngo nzabibone birangora nuko niko guhamagara boss nubwo rero ibintu nabibuze kuko nabanje gushaka aho ngaho mbona wapi mpamagaye boss mbwa ati ibintu nabibuze ati ntago bishoboka abarankubye mbamagaye madamu nabimubwiye arambwa ati ndeke kwiganirira boss bidatinze mu masaha y'isa 9 n'ice saa bishyira saa 10 abaraje aho ngaho yese azana imodoka yiwe amaze kugera aho ngaho ndamubwira ati nta bintu kabisa ngenda byutse gutya ati wapi nibishoboka ntago waba ari uko namutambwa ati ntago waba ari uryamye mu hano uvuga ngo ibintu babikwibye kereka niba utarunahari tukomeza nyine we ni kubimubwira atangiye kumbwira turi umujura kuko ntago ibintu byaba byabuze uharyamye cyeka bivuga ngo ntago waruhari harawera wadomokeye arambwira ati ibintu wabyibye ahubwo bivuga ahantu bibi ikibazo na madamu nawe abaraje nawe kubimusobanura nawe ntiyabasha kubyumva bitewe nuko nta nambwira rero ngewe nafashe iminota y'ingiyi mvuga ati reka mbanze mpone kubona inaniwe ntarambwa se bishoboka gute kuba bakwiba ibintu wicayemo hano uryamye nanjye ntago mbizi ubwo boss ambwira ati uri igisambo rero ntago bishoboka ko ibintu byabura wari urimo abahamagaye abashinzwe umutekano baho ngaho babahamagaye baraza mbabwira ukuntu byaye ko ngiye ntago navuga ikintu kitanabaye bahita bambwira nibanjyane mu kagari ikibazo bazagikurikirana ejo abanjyanamo gutyo opeje nawe aje mu gitondo kumva wese bandazamo nahenda musobanurira ati hoya nuko ngo aho nari mfungiye haje opeje ushinzwe abantu bafunzwemo aho ngaho bimfunga ngo kona aho nari mfungiye ku murenge ntago mbizi wo kabyarawe none haranje barambaza bimeze bite ndatekereza ati ntago bishoboka ubwo ibintu we bizane muzavanga ko abizanye cyangwa azakurikiza itegeko nuko barangije barambwa ati none niba ruko nguko bimeze subiramo bansubiza muri gereza aho narindi ko bamugenje kwita ko bari baje haraje boss na madamu ndetse n'abandi bantu buranje bansubizamo muri gereza bankura dosiye kuko barambwa ati tuye gukora dosiye tukujyane parike uzajye kuburana kuko nabyo nabwiraga nyine buvuga ko nyine nabyibiye kuko bari kunjyana ko hari kwa kabiri nubwo bari kuntwara ubwo noneho birangije bo ntago nzi ibindi bintu byakurikiyeho ubukiye bwaho madamu araza turavugana
tumaze kuvugana arambwira ati rero urumva ko nta kindi kintu gisigaye bagiye kugufunga kandi wakumara nta rindi garurizo. Madamu abafashe telefone avugishije umunyamakuru wo kuri Kigali 250 amutekereza ko ibintu bimeze, amubwira nyine ko bamfunze. Abimubwire hari umuntu wo hanze wese umuhamagara ati se byagenze gute, nawe aramutekereza baravugana amwemera ko yamfunguza ko cyo wansabaga ko kwari ukwishyura amafaranga kumvikana na nyiri ubwite bose wawe. Kuko we cyaregaga cyo yavuze ati ibintu byibwe nshaka ko bigaruka bangara amafaranga nyine nashoye cyangwa banza n'ibikoresho byanjye. Bafata ibintu byari impanga ko nago ibyo bikoresho byo nari mbizi, mbona haboneka umuntu ugomba kuyanyishyura ariko nabo bavuze ko azayishyura mu bice. Amafaranga ayishyura yishyumba 100. Ibihumbi 100 amaze kubyishyura baba nk'ukuntu baburaga nabwo iminsi ko ngo hita banjyana pariki. Amafaranga amaze kucyarambwa ati rero weva muri gereza ubikurikirane uzashaka umuntu waba warabyibye. Ndibaza mu bakozi bari aho ngaho bose ntabwo uzabona umuntu waba arebye ibintu biragoranye cyane, nta naho uzi wanamukura kuko ntago naza mfata umuntu ngo mushinze ngo ibintu ngo byarabuze ngo ni wowe. Nkora iperereza uko nshoboye ngezeho ndananirwa numva nta kindi kintu narenzaho, ntago wajya kwakeka ndo umupolisi ngo ndashaka inyete mu mudugudu wose. Aho ubwenge bwaziye ndavuga ati nose hakiyambaza muze ko yamfashije umuntu amfashe nkaba mfite imfura uyu munsi tuvugana, ibyo ntiyabimfashamo. Yego tabashobora kuba yenda yabishobora nabyo, dore ko ibyo yamfashe numva ko ibintu byari bikomeye. Ubwo ibyo bintu bitekerejeho nibwo namuhamagaye ndamutekerereza. Ubwo nawe aranje nyine ansubiza nawe arambwira ati se barinze bajya kugufunga kare kose uza no kumumagara ukambwira. Nawe se ukumva utarakoze amakosa nk'umuntu wari uzi kwa Rusine koko? Ukimara kubona ko babikwibye wari kuduhamagara. Ntabwo ibyo ngiye nabitekeye bitewe nuko kuko mu mutwe wanyumva ko bagiye kumfunga, ko namaze kubyisetingamo kare ndagenda ndiyogoshesha umusatsi ndakutuza. Umuntu uzi ko twagiye tugukorera ibintu bitandukanye n'ubundi bakimara kukwiba wari guhita uduhamagara. Ntabwo ibyo nabitekereje kuko ubwanjye bw'ikintu ese nekeza mu buzima nuko ngiye gusiga umwana wanjye, kuno ngiye gufungwe yumve ko nese ngenda njya no kwiyogoshesha, ngenda ndiyogosha ubwanjye ku giti cyanjye urupara baza kunwa none ariyogoshesheje. Ntabwo rwose ibyo nize mbitekereza. Ubwo rero muvugisha nyine aratse kambwa ati ni wewe wizize ntago ari ngiyewe. Ariko nibyo ambwira ko ibintu ngo bibye nawe muteye ambwa ngo byaboneka ntago byakunda rwose. Ubwo ndamuvugisha turagambwa tuzansure, ndamusura musanga hari turavugana mubwira ibintu byose no kuva imva n'imvano uko byagenze. Arambwira ati okay sawa nta kibazo aho uzagenda unzanire ikayi. Ikarambwira ati ikayi ndayizana yamara iki ikayi yazana amasima yahazana inzugi. Anuko se ubwo wayizanye ko gutumye wayizanye? Ikayi ntayizanye. Wayizanye? Ntayizanye. Ngaho yihereze muzehe none. None ikayi nje yambwira ngo ikayi yazanye ikayi ntayizanye. Nazanye akamusana nazanye gatoya. Siyo nagutumye se si niyo ngiyi. Niyi ngiyi. Yego. Ngarengido. Yego biragaragara ko ari nshyashya nibyo. Hanyuma ikaye rero iraza kudufasha iki? Ikaye biragenda bite? Ndakeka wenda ari ibanga rya muzagiye kudusobanurira. Njewe iyi kayi ngiye kuyishiraho umuti. Mara kuyishiraho umuti. Yego. Umuntu waje kwiba uyu muntu aragaragara mu ikayi. Kubera iki kaye se? Kubera iki kayi? Kubera ari bwo bushobozi mfite n'ubuhanga bwanjye. Koresheje umuti wa gihanga. Ntacyo turaguha umwanya ukore uburyo bwawe uri kuri binagukundira ukora udusobanurira unatwereka n'ibyo uri gukora. Ngiye kubibereka mu burezi. Mufashe mikoro. Mwegereze mikoro. Ugiye? Ngiye kumena umuti kuyikaye. None nimara kumena umuti kuyikaye. Uyu mwana wayinzaniye arabuhanagura wa muti. Nyuma haraza kugaragara umuntu wamwibye. Agaragara mu ikaye se? Nk'ikaye. Reka mpaguruke mzirebere mutaza no kumbeshya. Uramubona aramubona. Kamaguruke mzirebere neza rwose. Sa nk'ufatikaye neza uyizuminge neza kabisa. Igaragare neza. Irambure neza. Muga. Mubonye kuko nta mukorera. Uramubona rero byitondere. Kuno nafunzwe.
uramubona bakanjyana muri gereza kuva navuka nibwo bwa mbere nari amakosa ngiye muri yawe gereza. wakoze bakimara kukwiba wari bari kuduhamagara tukabigufashamo. Nibwo bwa mbere nari ngiye mbere muri yuko gereza. unahamagara uwo mubose wawe rwose ngo umutangarize wari kutubwira tukagufasha. Aya ntago nigeze mbitekereza pe. Amakosa yawe. Uzi ukuntu naraye kuri sima inkweto bazikuyemo. Niyo ko mbatara amakosa yawe nyine n'ubujiji. uyu muti ushizeho se witwa gute? Nanjye uyu muti se umuti nshizeho umuti nshizeho ni uwo kunyereka umujura wibye. Urashakisha ugakurura amazina gushakisha y'umujura wamwibye. umuti wo gushakisha zana akaboko k'iburyo karambike aha ngaha. ndaba ndeba tu ngaho sisibiranya ukoresha icyo kiganza sisibiranya cyane karabaye sisibiranya cyane sekuru gutinya hose hano hose na hano hasi Kagabi ni ibiki ndi kubona? Ndi kubona na hano hasi ari kugenda haza amagambo. Si uyu muti se ye kugenda komeza naho hasi ko ntangira kubona bigaragara. ari kugenda haza niba ari izina y'abamwana. ndekere ushaka kurekera aho ngaho. nese karabaye noneho abazi gusoma nimusome umuntu waba yaramwibye. Abazi gusoma nimusome umuntu waba waramwibye. Uwakwibye kwa Muhire yitwa Muhire. Muhire uramuzi? Muhire ntago muzi. Uwakwibye yitwa Muhire. Nese ibintu mu byanditseho umuteko kuko none se sindokeze se uretse mufashe ikaye igize ikaye nshyashya nabyiboneraga mubibone neza ko twongera n'umutima ubibone neza. none se kare kose noneho mutangiye kunkanga. Mufashe ikaye nshyashya mbyibonera mushyizeho uwo muti ayo magambo se ngo yanditseho gute? Byaje ntago mbizi ngiye mbonye turi bagambora ibintu bigenda byandika. Kagabi ibintu biri gukoreho mwana. Avuga ibintu giye mu buzima bwa mbere bibonye pe. Ongera usiribe n'intoki zawe. Siribaho ukoresheje ingufu. Hagiye kuzamo ibindi se? Kugira ngo bigaragare neza nawe bwabyibone. Ushakira uwo muntu wamwibye n'isura yayibone. N'isura arayibona mu ikaye? Oya dufite uko turabikora. Ese muga urugero bwa mbere n'ubwa mbere nyine none se kutabizi. Gira gutya turebe hindukiza ikaye gutya turebe. Cyampaye nkawe none birasomeka neza cyane. Ibi bintu birashoboka nyine mwese ntubireba. Ikaye si wowe wayizaniye ni njyewe. Ngiye nagenda kubye mbona amazina y'uwanyibye araje. Ariko ntago muzi. None se ibintu bivuye he? Bivuye ku mazina ye tufite no ku muti wacu. Ubwo dushyizeho umuti dukurura amazina y'uwamwibye kuko tuba dufite iki isura ye n'amazina ye. Wamuhemukiye rero turamukurura nkuko dukurura n'umurozi tukamukwereka waguhemukiye wakurozi. Ibi ni ibisanzwe. Ubwo robwo atari kwiyumvisha izina ngo arikurure neza tugiye kumukwereka ku foto. Mujya no kwerekana ifoto ye. Nyine ibyo mbonye byose araboneka. Nase nkibaza ibi bintu musize Kaganga mu ntoki nta zindi ngaruka byamugiraho. Ari bugire uyu ni umuti dukoresha ntago ari umuti wo kumwangiriza. No kuvuga ngo nibindi biraza gukunda birakunda wowe ugira ikibazo. Umuntu biza no mu ikaye. Nabonye byinshi ariko nanjye umunsi muntu yayo ubwoba ko umufashe ikaye nshyashya muka
nese kandi kahise wayizaniye nyine njyane yego hanyuma se muratubwiye ngo noneho mugiye kutwereka isura ye nubwo mbona ikaye irimo umutima uyibitse nkibaza rero isura yo murayimwereka gute uwo muntu wabikozeho muramumwereka muti ni ubuhanga dukoresha tugiye kubibereka ku mugaragaro mwese mubireba yego reka mbaho mwanya rwose mu bitwereke nabyo kuko ibyo maze kubonera ahangahe ibintu nubwo bakubona kuno ikaye izanye ibintu nyine bidasobanutse reka tubahe n'umwanya nabwo ubuhanga gakondo tugakoresha yego reka tubahe n'umwanya rero mutwereke noneho n'uwo muntu tubibone amazi shyiramo umuti mu myereke dore aya ni amazi wayabonye niyo tugiye gukoresha n'umuti wacu tugaragaza uwagize uteye isura y'uriya muntu muhire. Ayo ni amazi y'umuti se cyane amazi asanzwe? Aya ni amazi asanzwe. Urabireba ko ari amazi y'umugezi. Yego na ngiye kuyakaraba. Ngiye kuyakaraba weho yakaraba. Manura mu karaba. Ngaho karaba. Nese amazi aragira. Karaba. Suminga ibintu ndi kubona amazi aba mutuku gute? None se n'umwe. Kwa ari umuti se none niki? Ni umuti dukoresha. Bya bintu yakubaga mwikene byo uri kwa amaraso gutya se? Uwo ni umuti dukoresha. Gusa none ibintu muri kunkorera uyu munsi ni ibiki? Amazi nabonaga amazi ya Nili mazima. Singari yase. Bakuruye izina rye. Niwe tuzize mu mazi tugiye gukurura isura ye. Abo maraso gutya. Kubera ko wasigaye mu biganza bye n'ubundi turambwiye nakarabe muri aya mazi. Kuri uyu muti wasigaye mu biganza bye niho tugiye gukurura hehe isura y'uriya witwa Muhiri agaragare. Mugakongiza ubwoba. Oya humura, ugira ubwoba humura. Oya humura. Okay. Nta kintu biri buntwari. Ntacyo humura. Nugira ikibazo ntuko. Ntacyo pe. Reka turebe iyo maji noneho. Zenga ukomeza umufashe umwereke Muhiri wari. Turebe iyo maji noneho. Oya ntabwo ari maji. Ntabwo ari maji ni umuti dukoresha. Ntwari bugabo. Muhiri garagaza isura yawe muri aya mazi. Kaganga kubone. Isura yawe nigaragare. Isura yawe nigaragare wowe Muhiri. Ngwino. Banga ukagira vuba. Wagisambo we ugaragare. Uko wagiye ukajya kwiba aho Muhire naho Kaganga yakoreraga. Dushaka isura yawe Muhi. Dushaka isura yawe Muhi. Dushaka isura yawe Muhi. Wabibonye Muhi? Urukureba? 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 Nguwo. Namubonye we noyo nguwo. Uramuzi? Ndamuzi we mana we. Uramuzi? Muhiri. Nombore kurukunde kubabara ndapfuye we. Ndapfuye. Kaganga uramuzi? Nago ngewe ndapfuye ndikubabara. Kaganga uramuzi? Kaganga mbukubwire buretse ku. Muhire Kaganga uramuzi mwakoranaga? Ndamuzi gute? Nyine ni wa mwana waje gukora hano nkamwiba. Ndababaye ndi gupfa. Namwibye ibikoresho na fininuza y'amashini yo basidirisha. Narabigurishije wowe mubabarire gatoya. Nari amasima. Mubabarire gato ndabikubwira neza. Nari amasima kagaro wejanye. Ko gato igo ninge najyanye narabigurishije ndakwereka mumbabariye. Biri hehe wakize he? Narabigurishije muri Kenkayori narabigurishije mbabarira. Wemera kujya kunyara ko wabigurishije. Mbabarira makwereka rwose. Babarira ndakwereka mbabarira. Gira vuba uze kunyereka ibintu wagurishije. Ariko se babarira wababyayi we. Gira vuba. Babarira ko ndakwereka rwose. Gira vuba unyereke ahantu wagurishije ibyo ndakwereka. Uremeye ko yanyereka? Wabyemeye? Wabyemeye? Babarira ndakwereka rwose. Ubundi uri kunyumva? Ndakumva wa mubyeyi we. Ukumva umeze ute? Babarira we ndapfuye yewe ndigushya we. Nigushya umuriro uri kunyotsa. Muzongera kwiba? Ntabwo nzongera mana. Uzongera kwiba? Babarira rwose wa mubyeyi we ntabwo nzongera. Ntuzongere kwiba? Ntabwo nzongera no kuri kwimana ayiwewe unese kuri kunyotsa ndi kugusaba imbabazi ayiwe data mbabarira ndahakwereka tugende n'aka kanya ndahakwereka. Reka nguhe imbabazi kandi ntuzongere kwiba. Ndapfuye we urakoze wa mubyeyi we ndahakwereka.
ndahakwereka rwose mana iravuba ujya kunyereka ndahakwereka ukabyara mwana we uramuzi yazaga mbaza amagambo menshi azanganiriza ndamuzi niwe wese muhire koko cyangwa niwe kuko yazaga akanganiza akansanga ahantu ndakazambaza se ahangaha bimeze gute akaza ari kumbaza amagambo menshi we muga wamunzaniye koko muga wamuzanye singuyu se mana we bajya tuza kumfunga nagaza naho ngaho we yarahari weho tuza rero muga icara tuza buretse mpamagara umugore wanjye mubwira ko namubonye icara tuze hanyuma se umugore wanjye none se uyu muntu biragenda bite ubu ngubu ko muteje intambara muramumweretse biragenda bite si igisambo se kigomba kwerekana ahantu ibintu cyabishyize isura wayibonye izina waribonye ni ukuvuga ngo uyu nguyu muhire agomba kwerekana ibintu biri namubonye we ndetse manze mbibwire umugore wanjye kamibwire umugore wanjye hanyuma wenda ikibazo akabazo nibajije kamatsiko kagatuza buretse gato tubanze turangize ibya hano tujye hanze ya kamera reka ibyo bijye hanze ya kamera tuza wihahamuka nkibaza turamubonye nibyo sibyo hanyuma rero biramufasha iki turamubona gute turamenya ari hehe turamukura hehe uyu muntu rero muhire tugomba kumubona tukamumwereka uyu mwana turamenya hari gute nyine ibyo ndi kwibaza wenda mutweretse isura nibyo nubwo nyine mbona bitangaje biteye n'ubwoba ariko se turamukura he turamenya ari he dukoresha umutima turamuzana muga wamunzaniye kuko umuturamuzana weho tuza ndakoresha umutima turamuzana yego hanyuma rero Rusi mumaze wenda kumwereka uwamukoze biriya nubwo numvisha avanga ajya kubereka aho yabigurishije nkibaza wenda n'ubanga bwanyu ukuntu mwabikoze ntago nabitinda ahubwo ndibaza none se kavuze ko yabigurishije ubwo biraza kugenda biti kubera ubuhanga dukoresha n'imiti yaraza kutwereka aho yabigurishije hafatwa yego byo twayibonye yanabyemeye ko yerekana aho yabigurishije tugiye kujya kumureba nibyo munatwemera tunajyaneyo ahubwo nkibaza nyine ko nimba yabigurishije Kaganga ubwo biragenda bitewe Kaganga nyine biramugendekera bite kandi ibintu bye byaramaze kugurishwa biragaruka biti biragarurwa n'uwabiguze kuko wabiguze arabifite yaguze ibiju kandi ko iyo uguze ibijurano urabisubiza ansubiza amafaranga urabisubiza ubwo ayo yabiguze Kaganga arabyishyura oya ngewe anko ngo icyo nshaka cyo kankwegera ari bungarura ibintu namara kubigarura njya bizana ko njye amafaranga yo namaze kuyatanga none nanjye yansubiza nyine wenda ntago nshaka kudutinda hano ahubwo ikintu twakurikizaho numva nuko twasoza tugafata urugendo tukerekeza aho hantu yatwemereye ko yabigurishije kugira ngo nyine tuhereze abantu inkuru yuzuye wenda bakatwemerera tugasoreza ahangaha tukazabereka aho byagurishijwe mu kiganiro cy'ubutaha kitazamara iminsi uko nyine ngiye guhita njyayo tubikurikirane nabyo tubagezeho indi video tubereka uko byagenze nyine murumva n'urugamba rutoroshye ariko wenda ntarasoza nagira nibarize wenda umuryango kwa Rusine na Christina ese wenda mutweretse ibyo mushoboye mushobora no kwihangana mukongera mukatwibutsa zimwe mu ndwara muvura n'ibindi bintu mubasha gufasha abantu kugira ngo n'abantu babashe kubona ibi bintu nyine bibaye bafite ibindi bibazo bitandukanye bamenye nimba mwabafasha cyangwa nimba babagana mu ndwara tuvura indwara nyinshi pe uburozi ubwoko bwose bw'amarozi turabuvura nanone tukavura ku bintu bijyanye no gutera akabariro ku bafite ibyo bibazo turabafasha ku bagabo bafite ubugabo butoya bifuza kugira ubugabo kuba umugabo nyamugabo niko navuga ibyo nabyo turabikora noneho tuvura n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ibintu bijyanye n'amatirikomonanse imitezi ibyo nabyo turabivura uretse sida ubwo muzehe nanone mwabonye nk'ibi twakoze byo kubamujura turashika pe tukamenya wakugiriye nabi haba uwakuroze haba uwakwibye ibyo byose turabakurura tukabyerekana abari hanze nanone ikintu tubafasha bari kure yacu tubavurira iyo dufite ifoto yawe n'amazina yawe turagukorera
ni ukuvuga ngo iyo uri hanze dufite nimero zacu dukoresha kuri WhatsApp, utwohereza ifoto yawe n'amazina yawe tukagufasha rwose kandi ugakira. Ubwo nimero ngiye gutanga nizo dukoreraho gusa, ni 2. hanyuma rero ubwo nimero bazumvishe, wabwiye n'abantu bari hanze uko babasha kukubona, ariko se nkibaza wenda uretse abantu bari hanze gusa, izi nimero uduhe nazo ziri kuri WhatsApp se kuryo babohereza amafoto? Nizo ziri kuri WhatsApp, nizo batwoherezaho amafoto, twashaka tukanavugana turebana rwose nta kibazo. Nkibaza umuntu se ari mu Rwanda wenda atari hanze, ari mu Rwanda, ari mu ntara ya kure cyangwa ari ahantu kure, nawe yabaha amafoto mukamufasha atiriwe aza. N'umunyarwanda uri kure yacu atwohereza ifoto n'amazina ye tukamukorera rwose nta kibazo. Noneho nanone icyo nongera ku banyarwanda n'abanyarwandakazi badukurikiye, haba n'abari hanze b'abanyamahanga, umuryango wo kwa Rusina uko dukora, amafaranga twaka nayo ku muti cyangwa kugusuzuma, andi mafaranga uyaduha ari uko tukurangirije ikibazo. Yego. Hanyuma rero turasoje, kandi nifuriza n'abanyarwanda umwaka mushya muhire. Yego. Nimba nta kindi mwongeraho, na Kaganga nawe yagira icyatsi bwaki muri ku mutima wenda tutamuniganya ijambo, hanyuma tugasoza tukerekera kureba uwo mugabo nimba ari ni muhire. Yego. Ya mbere na mbere icyo mbasha kuba ndashimira muzehe, nubwo nimara kumufatisha gutyo ukunguko ibintu akabima, ndifuza nanjye kuzagira nk'ikintu namukora cyo kumushimira. Yego. Kumushimira kuko ibyo bintu ntumvishe yabyemeye, aho ibintu biri harabyemera, nanjye nshaka kumushimira kuko ntabwo ibyo bintu nabyitaga ko ibyo bintu bishobora kuba byaboneka. Yego rero nzaza gushimira n'ukuri kw'Imana. Yego rero mwakoze kuduha umwanya wanyu. Icyo nababwira abadukurikiranye nuko tugiye gufata urugendo twerekeze aho hantu baturangiye, ubundi ibiri bubereyo bazabibona muri video izakurikira iyi ngiyi, kandi ntago nayo izatinda kubageraho, barebe urwo rugamba tugiye kurwana. Ubwo nyine sinzi uko biri bugende tugezeyo, sinzi uko biri butugendekere, ariko namwe muzabibona n'amaso yanyu. Imana ibarinde rero, naho ku nkuru y'ubutaha. Ciao ciao.